munsi mu by'ukuri byagenze neza ndetse birenga uko twabitekerezaga nyine y'ibintu biri mu Imana ni gutya bigenda biba beyond the expectation birenga uko babitekerezaga rero dushimiye Imana uko byagenze kose n'umuteguro wayo dora dutekereza ngo ibi turi gutegura ntabwo ari twebwe tuba dusaba Imana ngo ibihindure uko ibishaka hanyuma twebwe tube nk'ibikoresho nayo mpamvu ubona dushimira Imana nyine ko byagenze neza ndetse byarenze ibikenewe mu by'ukuri hanyuma hari amatsinda tutari tumenyereye twabonye muri kino gitaramo by'umwihariko twabonye itsinda ry'igitsina gore kubera iki mwatekereje kuri iriya tsinda dutekereza ko abagore nk'uko biri muri polisi za leta abagore bafite imbaraga rimwe na rimwe mu nsengero usanga bahezwa inyuma cyangwa baba banashoboye ukabona nk'aho batari abantu bashobora kwiyumvamo icyizere niyo mpamvu twahisemo gutekereza ngo ese nta kuntu twashyiraho itsinda riramya rikanahimbaza Imana ariko ry'abagore gusa kugira ngo twerekane agaciro umugore afite mu by'uyu murimo w'Imana unaganiriye n'abapasiteri benshi n'abandi bakorera Imana abahanzi n'abaki usanga bashyira imbere umugore bavuga ati umugore yataba hafi byari kuba ari ibintu bibi cyane sinari kugera kuri iyi nsinzi ubwo rero twebwe nta rushya dufite rwo kutabaha imbaraga twashaka kubimpawaringa kugira ngo itorero ry'igihugu itorero ryo mu Rwanda nyine mvuze itorero ry'umwavuze itorero rya Kristo ryo mu Rwanda ribone ko abagore bashoboye impano zibarimo zibashe kugaragara nicyo twari tugamije nta kintu twashaka kugira ngo impano zibarimo zake ko wabonye ababasisi tutaruzi wabonye abapianiste tutaruzi kandi bamama biyubashye bafite ingo zabo n'abana ndetse babarokore cyane muri ya matorero navuga ko abafunga cyane ariko bafite talent rero twagiye tubavumbura ahantu hagiye hatandukanye bakora itsinda ryitwa The Anointed Man ntabwo ryegamiye kuri twebwe gusa twagize uruhare rukomeye kugira ngo rigire imbaraga kandi turacyakomeje kurishyigikira rero kimwe n'andi matsinda mwabonyemo tugenda dushaka impano aho ziri ntabwo twizerera gusa ngo abantu runaka nibo kamara mu murimo oya tuba dushaka ko n'izindi mpano ziri hasi zizamuka hari uko ugarutse ku kintu kijyanye n'impano hari umuhanzi twabonye Patrick ni umwe mu bahanzi navuga ngo ntabwo bari bamenyewe cyane kandi kimwe mu ntego yarabagirana no kuzamura za mpano koko urugendo rurangirira hano cyangwa murabafasha n'ubundi ntabwo rurangirira hano dore Gisele uri kumureba hariya turamukurikirana umunsi ku wundi aduha ripoti y'ibikorwa akora aratumenyesha ubu ngubu ari gukora album ya video mu minsi ishize ntabwo mwamubonaga cyane ariko yarimo akora audio ndetse na videos ni ibintu arimo akora buri munsi ubu ari ku cyumweru cyashize yashutinze video turabakurikirana cyane tukamenya uko bihagaze rero si Patrick ntabwo birangiye hariya The Anointed Band ntabwo bizarangira hariya tuzaguma kubaba hafi mu bitekerezo mu kubahuza n'abashobora kubafasha mu buryo buri bufatika no mu buryo bw'inama n'ibitekerezo natwe tukababa hafi turabakurikirana kugeza ku bitaramo byose bakora twebwe umurimo wacu ntabwo ari ukugira ngo gusa abantu bamenye ko twakoze ibintu ntabwo ari byo twebwe tuba dushaka kubona umuntu ashayininga gusa icyo kituraje inshinga ntabwo ngiye kuguha ripoti y'ibikorwa byose dukora hari n'abandi benshi bataba hano ariko tuba dukorana umunsi ku wundi rero muri rusange navuga ko ntabwo birangiriye aha turi kumwe nabo yaba Esther yaba Gisele yaba si Patrick we afite amateka y'umwihariko n'umwana navuga w'imfubyi namenye muri 2014 nkuko nabivuze yari umunyempano ukomeye cyane buriya n'umwana wazengurutse Amerika n'Uburayi akora za festivals zikomeye ariko zari zigamije gufundraisinga muri organization yamuteraga inkunga mu mashuri icyo gihe niho namuboneye nkomeza kumukurikirana kugeza na uyu munsi rero ndacyamukurikirana kandi nizera ko kuba yanaririmbye hano hari abantu benshi b'abaririmbyi bashobora kumubona bakaba bamufasha hari nabo natwe kubw'ubuntu bw'Imana dushobora kumuhuza nabo kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza yes wenda tugara ku musozo gato dushaka kubaza niriye banga ukoresheje kugira ngo igitaramo kibe successful gutya nta banga ibintu byose dukora n'Imana ibikora ntabwo ari twebwe ni Kristo muri twebwe ntabwo mu by'ukuri ntabwo ngo twakoresheje techniques zihambaye oya icyo nakubwira ko twari dufite team iri committed izi ikikora izi ikishaka ikora nta gihombo y'aba volontaire ni nayo mpamvu wabonye gahunda zose zagenze neza ndibwira ko ntacyo munenga ku bijyanye no kwangiza umwanya n'ibindi ubwo dufite team iri professional kandi noneho yiyeguriye gukora uyu murimo icyo nicyo cya mbere icya kabiri Imana yaduhaye favor tumenya gutoranya abantu bari ngombwa wabonye ko itsinda ryose ryanyuze aha ngaha
uko ryitwaye tubishimira Imana ko ni byiza cyane, yaba El Shaddai ngira ngo iri mushyashya, yaba Si Patrick, yaba Anointed Band n'abandi benshi mutaba mutekereza ko bafite ibintu bikomeye, twe tuba tubibona ko hari ibintu Imana yabashyizemo. Rero hari uburyo bwinshi dukoresha kandi butanga umusaruro. N'ubu hari abandi dufite tugenda dusura aho biga, dusura muri repetition, tugenda tukaganira, dusangira ibyo kurya kugira ngo tumenye ubuzima bayo buri munsi. Ibyo bigatuma tugirana ubumwe, bakatubwira impano bafite, bityo tukarushaho kugenda tubona impano y'umwihariko, nibura tukazanamo umuntu umwe, biba bihagije.